kundi kankomeze ndwane ninanirwa nibura iyi video umuntu azaba warayibonye azamenye ko nari naratabaje mbere yo kunanirwa ndacyakora uko nshoboye ku mashuri abana barampamagara ubu aba bana bamaze gukura bazabona izi video bibatera ipfunwe ariko nikisimeze kuki umuntu ufite icyo yamariye abandi agomba kuzafashwa ari uko yicaye ku muhanda afite iki bavuga ngo ni mumfungurire. Nyakubahwa Minisita Sabe, umugore w'uyu mugabo agwe muri iki gihugu yarabafashije abaturage kuva ku rumogi nubwo nawe yifashaga nk'igihugu cye. Nyakubahwa Minisita w'ubuzima, turagusabye turatakambye abo bantu ko muri batatu nimuhurira kuri uyu muntu ntabwo ari bufate igiseke ngo hagare ku muhanda Sabe. Amazina ye yitwa Uwiringiyimana Theogene, umenyekanye ku izina rya Theo bose babireba mu ndirimbo zigiye zitandukanye zagiye zikora ku mitima ya benshi mu myaka yahashize ndetse magingo aya ngaya. Ibitaramo bigiye bitandukanye uyu muhanzi agenda abitumirwamo ndetse kandi ibitaramo bikaba bigenda byitabirwa n'imbaga nyamwinshi, ariko kandi imitima yabo igenda ibohoka kugeza magingo aya ngaya. Theo bose babireba yashyize hanze video yakoze kandi avuga ko umutima we uremerewe bitewe n'ikibazo afite gikomeye cyane, dore ko rero yatabazaga uwamufasha bitewe nuko umugore we arwaye bikomeye cyane ndetse kandi we kubwe kuba yabyibashisha atabishobora, ndetse kandi akaba yaravugaga ko mu by'ukuri hashize igihe kinini cyane avuga ikibazo cye ndetse ikibazo afite, ariko kandi umugore we akakomeza kugenda amubuza kuba yasabiriza. Dore ko rero Theo bose babireba wagiye ukora zimwe mu ndirimbo zigiye zitandukanye abantu bagiye bakunda ku buryo bukomeye cyane kugeza magingo ngaya, indirimbo ze zikaba zigikunzwe kandi akaba afite abakunzi batari bakeya. We ku giti cye rero akaba yaratangaje ko nubwo azwi ndetse kandi yagiye akora byinshi, hari benshi batigeze babona ibyo yagiye akora ngo byibura hagire n'umwe wamufasha, haba muri leta ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Theo bose babireba rero akaba yarafashe umwanzuro wo gukora video avuga ko mu by'ukuri atabaza umuntu waba ufite ubufasha yamufasha, kandi mu by'ukuri byagiye bigaragara kenshi ko uyu Theo bose babireba ababaye kandi afite agahinda gakomeye ku mutima we. Kugeza ubu ngubu Theo bose babireba nyuma yo gukora iyo video, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byagiye bimutumira ndetse kandi ibindi bitangazamakuru bigenda bikora inkuru zigiye zitandukanye kubyerekeranye n'ubufasha cyangwa se n'umuntu wamufasha muri rusange. Aho rero mama urwa Gasabo Scovia nawe hari icyo yabivuzeho, avuga ko mu by'ukuri Theo bose babireba yagiye akora byinshi bigiye bitandukanye byerekeranye no kuba hari abantu benshi bagiye bahinduka, ndetse kandi muri rusange mu by'ukuri igihugu cyagakwiye kugira icyo gikora kugira ngo Theo bose babireba agire mu by'ukuri cyangwa se umadamu we abashe kuba yahabwa ubufasha bw'ubuvuzi kugira ngo abashe gukira impyiko. Dore ko rero kugeza magingo ngaya madamu wa Theo bose babireba yamaze kubona umuha impyiko, ariko kandi akaba yabuze uburyo ki babasha kuba bayimushyiramo muri rusange bitewe nuko ubuvuzi buhenze bw'impyiko. Dore ko kandi mu Rwanda ibitaro bya Faisal mu by'ukuri kugeza amagingo ngaya ari byo kandi ibisanzwe biba bikora ibyerekeranye n'ubuvuzi bw'impyiko muri rusange.